ko nimuhumure ibizakurikira ubutaha tuzaba turi mu mahumbezi. Haleluya, mwakira ubwo buhanuzi. Mushobora kuba mwakomeje kumbona cyane mbanyura imbere hagati yanyu nirukanka se kimwe n'abandi bose twambaye izi badge, mukibaza mutese uriya mugabo utukura kuriya no wahehe. Nitwa Muhire Jean de Dieu, nkaba ndo mu papa w'abana babiri b'abahungu na madamu nawe n'umwe muba mwagumye mubona nyine twirukanka, ariko turashimira Imana cyane ku bwanyu. Ikindi nuko ndomwe mu bagize itsinda rya LL Ministries, nkaba nicaye hano kugira ngo dufatanye mu mwanya mwiza cyane wa discussion cyangwa se discussion hamwe na bamwe mu bantu ngiye kubabwira. Munyemerere rero muri uyu mwanya twihuse twakire abaza kutuganiriza kuri pano. Ndabababwira gahoro gahoro uko ngenda mbavuga niko baza gutambuka, ariko mbasaba ngo tuze natwe kubakirana urugwiro tubishimiye koko. Umuntu wa mbere rero nifuza kwakira kuri pano ni umubyeyi udasanzwe, ni umubyeyi koko ukuze kandi ufite inararibonye cyangwa se uburambe mu by'ubuzima. Akaba ari n'umufasha w'umushumba, ndetse uretse no kuba ari umubyeyi ukujije, ahubwo afite n'abuzukuru. Murumva yuko ubu buzima rwose hari ukuntu bimeze. Yagize uruhare mu murimo w'Imana imyaka myinshi mu muryango nyarwanda, ndetse akaba ari n'umujyanama. Munyemerere tumwakire tunezerewe. Uwo nta wundi ni Mama Penina Rutayisire. Ni karibu kuri pano. Imana ibahe umugisha. Tukomeze dukoma amashyi rwose tumwakira ko atambuka nyine. Imana ibahe umugisha. Murakoze kumwakirana urugwiro. Ni karibu mama. Yesu abahe umugisha. Umuntu wa kabiri tugiye kwakira, we ntabwo ari umubyeyi ukuze, ariko ni umubyeyi nawe, kandi ni umubyeyi w'ingirakamaro cyane cyane muri iyi sosiyete yacu y'Abanyarwanda. Akaba ari umwarimu by'umuhamagaro, afite impano rwose y'ubwarimu, kandi ninza kumuvuga namwe murabihamya, murafatana nanjye kubihamya. Akaba ari umupapa wubatse ndetse n'umujyanama, yewe ikigeretse kuri ibyo ni psychologist. Uwo nta wundi ni Papa Lambert Bariho. Ni karibu, ni karibu. Yesu abahe umugisha. Dukomeze rwose tumwakire. Yego komerezaho. Yesu abahe umugisha. Umupanelist wacu wa gatatu nawe ni umuntu udasanzwe, ni umumama. Akaba afite impano rwose yo kubwiriza ndetse no kuganiriza abantu mu mubare wabo uko bangana kose, benshi bakeya, mu mutuzo mwinshi. Imana ikamuha umugisha. Akaba ari umushumba ndetse n'umubyeyi mwiza cyane kandi wubatse. Na wundi ni Mama Hortense Mazimaka. Ni karibu mama, ni karibu. Dukomeze rwose tumwakire. Nimushaka muyagire yayandi ingoma nabyo ntacyo bitwaye. Wow. Imana ibahe umugisha. Abuze gato nanjye kubabwira ngo duhaguruke tubakire dusimbuka, ariko munyemerere ntaza kubigira birebire, ahubwo dutangira ikiganiro cyacu. Muri iki kiganiro rero tugiye kugirana, ndaza kubaza ibibazo bikeya abatumirwa bacu, ariko nindangiza namwe mbahe umwanya wo kuba mwabigiramo uruhare. Ni ukuvuga ngo mu bibazo tubaza hari icyo nawe wumva wifuza kubaza, cyangwa se icyo ushaka kuba wakongeraho, muze rwose tuze kubifatanya nyine nk'ukuntu twabikoze mu gitondo. Nabonye rwose kwitabira ikiganiro mubihugukiye, rero ntimuze kudutaba mu nama.
muranyemereye Imana ibaha umugisha. Ya bo muri tekinike bari bambwiye ko ikoranabuhanga rishobora kuza gufasha, bari bushyire iriya harya bakita ngo iki QR code. Ni ibintu nyine bisaba umuntu wavuye ikamatsira kubanza kubitekerezaho cyane. QR code, ushaka kubaza ikibazo ukumva udashaka kuzamura ikiganza cyangwa se ushaka no kucyohereza ngo bakibone kare, ushobora gusikana iriya ukacyohereza, nacyo kiri buze kugaragara kitanasomwe hano. Kubera ko dufite kontakte zanyu, tuzareba uko icyo kibazo cyasubizwa, ariko ntugende ukijyanye kandi wifuzaga wenda kuba wakibaza. Murakoze. Yego, hanyuma kubwo kugarda amakuru y'abitabiriye mu gihe cyo kubaza ibibazo, si ngombwa ko ababaza batungwa kamera, ariko mushobora twebwe nyine turi ku karubanda, twarabyiyemeje, ariko ababaza uhumure ntabwo bari buze kugutunga kamera, kuko hari bamwe avuga ati sinshaka kugaragara muri kamera, kandi n'uburenganzira bwawe, nta mpamvu yo kumva utabaza kandi wifuza kubaza. So Imana ibaha umugisha, komerezaho. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nkuko nari nabivuze, ndaza kubaza abapanelisti bacu ikibazo kimwe kimwe, hanyuma namwe nze kubaha umwanya, kandi nyine ubwo tuze kwisanzura nta bwoba nta shiti, twumve nyine yuko tutazanashyirwa no ku karubanda. Umuntu wa mbere nshaka kubaza ni Papa Lambert. Mu kiganiro mwaduhaye mu gitondo, mwagarutse cyane ku muteguro w'Imana ku rushako. None nagira ngo mbasabe cyangwa se mbabaze ntese, wafasha gute abashakanye gushyira mu bikorwa aya mahame yo mu ijambo ry'Imana mu gihe bari guca mu ngorane za buri munsi, nko guhangayikishwa n'imibereho, ingorane zo mu miryango migari, cyangwa se kutabasha kuganira neza uko bikwiriye? Murakoze. Murakoze cyane. Kimwe mu bintu byo gutekerezaho ni ukwibuka ko ingorane mu rushako zifite aho zihuriye n'ubundi buzima bwose tubamo. Nidushakira Imana mu rushako gusa, ntituyishake no mu bindi bice by'ubuzima, ntabwo bizakunda. Ahubwo biravuga ngo niba mpangayikishijwe n'imibereho, ese ni gute nakwinjiza Imana muri iyo mibereho nayo impangayikishije? Ese niba turi kunyura mu bibazo byo kutaganira, ni gute twakwinjiza Imana muri bya bibazo byo kutaganira? Keretse wenda mbaye nk'usubiramo inyigisho yose, ariko kimwe mu byo navugaho ni kimwe: gusobanukirwa urufatiro Imana yashyizeho n'umuteguro w'Imana, ukagerageza uko ushoboye gusaba Imana ngo igufashe kubishyira mu bikorwa mu buzima bwawe, mu buzima bw'urugo rwawe, mu buzima bw'umuryango wawe, ni intambwe yagufasha mu gutuma ushobora kubigeraho. Ndabyumva ko hari biza bikaremera, ukumva bihindutse ntibikiri priority, kubera ko hari ibindi biri gusakuza kurushaho. Ariko icyo kwibuka ni kimwe: Imana nyine ikwiye kuba prioritaire, ikwiye kuba iya mbere. Reka wenda ntangure urugero ruri buze kumvikana. Umunsi umwe Rasheli yarabuze abana, yagiye imbere ya Yakobo aramubwira ngo mpa abana cyangwa mpfe. Hanyuma Yakobo amubwira ikintu gikomeye cyane. Urumva yari yaramukunze, yaramutendeye imyaka 7 ya mbere, bamukubita Leya, kandi yashakaga Rasheli, arongera akorera indi 7 kugira ngo akunde amubone. Urumva ko yamukundaga. Ariko hari ikintu kimwe Yakobo yabwiye Rasheli. Yaramubwiye ngo
nubwo ngukunda, ubwo ndaparafuraza, ntabwo ariko Bibiliya bivuga, ariko ndabivuga mu magambo yanjye. Ndagukunda ku rugero rwaho nagukoreye imyaka 14, ariko hari icyo ndashoboye kuguha. Sinshoboye kuguha abana. Imana itaguhaye abana, ntubanshakireho, ntabwo nzashobora kubaguha. Icyo ndi gushaka kuvuga muri ibyo ni ikihe rero? Ni ukongera kugira Imana iya mbere. Harya mwami, ibi ubirema washakaga ko bizagenda gute? Harya ushyiraho umugabo n'umugore, uduha abana, uduha ko tuzajya, washakaga ko tubibamo gute? Akandi kantu nshaka kongeraho gakomeye cyane kandi gakeneye kuba kafasha. Buri ingo nyinshi ntabwo zihinduka kubera gutinya ubwoba bwo kugenda bitandukanye n'abandi. Pressure yuko tugomba kubaho uko abandi babayeho bituma hari ibintu byinshi tudahindura. Ariko buriya mugeze ahantu mwemeranya mukavuga ngo dore rero kuri twebwe dore uko bimeze kandi uko Imana ibituyoboramo, biroroshye ko munabishyira mu bikorwa kuko Imana yabaye iya mbere. Pressure rero aho yabituruka yose, Imana ibi ya mbere, kandi uko byaba bimeze kose n'ibyo bibahangayikishije, reka n'Imana yongera ibyinjiremo, kuko nitugendana nayo mu gisata cy'urushako gusa, nitugendane nayo mu zindi domene z'ubuzima, ntabwo bizakunda. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Munyemerere nifate, naza kugira ibyo nongeraho none ahangaha, ariko nihutire kubaza mama Penina, tutese ku muntu waba ari hano wasanze urushako rwe ruri mu mazi abira cyangwa se no mu marembera rwose, ariko akaba atewe ipfunwe no kugira uwo abibwira ngo abe yahabwa ubufasha, ni iyihe nama y'ingenzi isumba izindi mwamugira? Murakoze. Urakoze cyane. Ngira ngo mu nyigisho tumaze guhabwa mu kanya nicyo basorejeho. Basoje batubwira ngo abantu batinyuke gusaba inama kuko inama zirafasha, ariko yanatugiriye inama nziza atubwira abantu dukwiye kureba batugira inama. Aratubwira ati mushaka abantu bubaha Imana, ariko abantu bubaha Imana bose nabo ntibajya inama. Arongera ati mushaka abantu mubona baba role models, bazi kujya inama z'ibyingo, cyangwa se babagira n'inama kuko urugo rwabo narwo rufite ubuzima. Numva rero ubundi gusaba inama ntabwo ari ikibazo, ariko turi mu bihe, turi mu muco utinya gusaba inama, niko nabyita. Usanga abanyarwanda tuzi kwirarira, n'imigani yacu irabitwemerera ikabivuga. Imfura ngo ishinjagira igira gute? Imfura ishinjagira ishira. Ugasanga turatwikira kandi uko dutwikira niko dushira. Hanyuma ahubwo ikibabaje muri iyi minsi ya none, abantu baba imfura nyine za zindi za Kinyarwanda, bakazaza byashwanyutse, ataje kukubwira ngo umugire inama, ahubwo aje kukubwira ngo ni nkaho nje ngo umpeshe umugisha nigendere. Ibyo bintu birababaza cyane, kuko iyo utangiye kuganira usanga byari ibintu mwashoboraga gukemura iyo mugendana hakiri kare. Gere inama nabagira, aho kugira ngo umunyarwanda none niwe waciye uwo mugani ngo isoni ngo zirisha uburozi. Aho kugira ngo ugire za soni zikurisha uburozi, ahubwo amaso yawe nakanguke afunguke, urebe mu nshuti zawe, urebe mu bavandimwe, urebe muri church, urebe aho ukorera, urebe niba hari umuntu ushobora kuba umujyanama, umusange bikiri hasi. Mu minsi vuba ahangaha mu kazi hari umuntu wansanze turaganira, yari afite ikibazo, yumva ashaka kujya kureba abakansera bakomeye, ariko tuganiriye cyari ikibazo cyo mu rugo, ariko angirira icyizere, arambwira ati ndagushaka. Turicarana tuganira, nsanga ni ikintu cyoroshye cyane. Ndambwira nti mbere yo kujya kwiruka ushaka abakansera, ahubwo genda wicarane n'umugabo wawe, kuko ikintu, cyangwa umugore wawe bitewe n'uwo ari we, kuko ikintu mukeneye iwanyu ni ikiganiro. Ikintu mukeneye iwanyu ni ikiganiro. Nta kindi kibazo mufite,
ni uko iki kintu mutabashije kukiganiraho. Yasubiyeyo bashaka umwanya baraganira, ikibazo kirakemuka. Bivuga ngo umuntu ukugira inama ntabwo ari ngombwa ko akubwira ibintu bihambaye, ashobora no kukubwira akantu gatoya kagafikisa ibyari byananiranye. Rero ikibazo dufite ubu, abantu bose kubera AI n'ibindi byose dufite hano, urayibaza igahita ikubwira. Niko dusigaye dushaka ibisubizo, turashakira kuri za AI, ukayibaza ikibazo cyawe, ibyo ikubwiye akaba ari byo ukora. Rimwe na rimwe hari igihe nigeze kubaza AI ikintu insubiza neza cyane, irambwira ngo ubundi AI ntago ndi umuntu ngo mbe natekereza nk'umuntu, ngo ariko nkugiriye inama. Nahise mbikunda cyane. Ntago AI ari umuntu ngo ikugire inama, cyokora izaguha ibitekerezo by'imashini hanyuma nawe uyungurure, ariko inama naguha nubwo uzabaza na AI, kuko ntuzareka kuyibaza. Ndabizi naba nkubeshye muri iki gihe, muri generation ya AI, ariko ubanza unashaka umuntu. AI si umuntu, ushaka umuntu wumva amarangamutima, ko ayo marangamutima AI ntayifite. Wumva uko amarangamutima umuntu ayajera, uko wihangana ukabanza ugatuza, ibintu byamara gucayuka ukabona kubaza cyangwa kuganira. Umenye niba umuntu arushye ko atari cyo gihe cyiza cyo kumubwira ibibazo. Ibyo ntabwo wabibaza AI, wabibaza umuntu, kuko umuntu avuga ati umuntu ananiwe bigenda gutya. Ariko ndagira ngo we gucika intege, we kugira isoni zitazakurisha uburozi, ngo utinye kugisha inama, kuko abajyanama barahari. Ahubwo kora search, umenye abo bajyanama ni bande, ni bantu ki. Ushobora no gusanga batari kure yawe, bamwe ari abo mungana, abandi ari bakuru kuri wowe, abandi se ari abo mu muryango wawe, abandi ari abo mu itorero, ariko barahari. Ubanze kandi ubivuge kare. Ndabinginze mwitegereza ko ibintu bibanza bigapayiringa bikaba byinshi kugira ngo mubone kubivuga. Uko ibintu biba byinshi niko n'ibibazo birushaho kuba binini. Ndagira ngo mbinginge kujya inama birashoboka, biracyashoboka. Wibitinya, kuko ntago tuzi ibintu byose. Buriya ntago tuzi ibintu byose mu bintu abantu batinya. Hari ubwo wibwira yuko kubaza, kugisha inama ari ibintu biteye isoni, ariko nta soni biteye, kuko ntago tuzi ibintu byose. Rero ubwo tutazi byose, ba vulnerable cyangwa se uce bugufi, usanga umuntu ushobora kukurushaho akugira inama. Kandi twige no kumva, yabyigishije neza. Tugire n'umutima wiga, kuko hari abantu badashaka kwiga. Abo nabo ni ikindi kibazo. Ugasanga uko yabimenye, uko yabifashe nuko ntashaka guhinduka. Guhinduka ni ngombwa mu buzima, tugomba kuba flexible. Utabaye flexible, utoroshye ngo uhinduke, nabyo byaba ari ikibazo. Rero numva ariko nabisubiza ntagiye muri byinshi, ariko wumva afite nyine icyo kibazo, areba impande ze. Si ngombwa kureba abantu bakure, uhera hafi, ubona ugiye muri professionals, kuko nabo barahari. Ariko uhere hafi, nukuri hafi yawe aho, umuntu w'inshuti yawe ushobora kukubikira ibanga mukaganira. Mbere yo gushaka aba professionals, nabo basigaye baraje buhoro buhoro. Imana ishimwe ku bwabo. Nibiba ngombwa icyo gihe uzabashaka, ariko hera hafi. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Sinzi, ndumva ngende kugenda ndushaho kugira amatsiko no gushaka kubabaza ibindi bibazo. Ubwo ndizera yuko namwe ariko muri kumererwa. Mu kanya nituza kubahereza microphone, biza kwihuta, cyangwa se tuza kubona ibibazo bimuvinga. Kugira ngo rero nze kubaha umwanya, munyemerere nze kubaza n'umushumba Mama Hortense. Ese itorero ubundi ritegerejweho gushyigikira abashakanye, nyamara kenshi abashakanye hari ubwo bumva baciriweho iteka aho gushyigikirwa. N'iki itorero rikwiriye gukora ngo rirusheho kurema ahantu abashakanye baganirira ingorane zabo mu kuri? Murakoze. umuntu uri mu itorero neza, ufite umuryango w'abana b'Imana barizwamo, atari umushyitsi cyangwa umuntu uhaboneka gake. Amatorero maze kubona
arema iyi kadire y'ibiganiro, arema ubu buryo bw'ibiganiro. Reka nko mu rusyo n'ingasire, hari igihe ahubwo umuntu ahagenda gake gake, gahunda ziriyo ntazimenye zose, bigatuma atabonera ku byiza bihari, atabenefisiya ibyiza bihari. Ariko amatora ari menshi arimo aragerageza kurema ikintu cy'imiryango, ntigihagije, ntikirahinduka igihagije, cyane cyane ko natwe ababa bayigisha tuba tudafite bihagije byo gutanga. Birasa nkaho ari ibintu bikiri bishya, nubwo hari imyaka birimo bigenda bimara, ariko biracyari bishya. Ndibaza ko ari uruhare rw'abakristo twese, hanyuma waba ufite inshingano mu itorero ryawe bidahari, ukagira uruhare nawe kubyibutsa, kuko hari imyaka twamaze dutozwa umurimo w'Imana, kuvuga ubutumwa bwiza, kubwira abataramenya Kristo, gukora ibiterane hirya no hino, ariko tutaragaruka mu rugo. Ntekereza ko niba byari bivuye no mu gihe igihugu cyari kirimo naho twari duturutse, abantu bareba ibindi bintu byose, gusana imihanda, kubaka amazu, kujya mu ishuri, ariko mu muryango usa ntawe utekerezaho. Ariko urabona ko abantu bose barimo kugerageza kongera kugaruka mu muryango. Uruhare rw'itorero rero ni ukubikomeza. Ibyo byatangiye ni ukubikomeza, bikabaho kenshi gashoboka, hanyuma abantu nyine bakajyayo bakabyisangamo. Ikindi tutakwirengagiza ni umurimo ukorerwa mu bantu bake bake. Si ngombwa ngo iteka bibe ari ibiterane binini cyangwa inyigisho z'abantu benshi, ariko n'abantu bake bake kongera kubwirana ibyo kugaruka mu muryango. Urundi ruhare rw'itorero ni ukwibutsa abantu, ko nibwira aho ngejeje kumenya, ni ukwibutsa abantu gusubira mu ngo zabo bakahaboneka. Ntitubabwire gusa ko Imana iba mu rusengero, ahubwo ko n'Imana yaba iri mu rugo. Hanyuma ngo tubahoze mu biterane bitarangira cyangwa se amasengesho atarangira. Ni byiza gusenga, kandi koko dusengesheje mudahari, abakristo badahari ntabwo byaryoha, ariko kwibutsa abantu kuba mu rugo, kuko muri kimwe mu bikemura ibibazo by'umuryango ni ukuba duhari, tukareba ibihari, tukagira ibyo dukosora n'ibyo duhindura. Ndatekereza ko ari ibyo buri mukristo wese akwiriye kubigiramo uruhare. Niba bidahari mu itorero barizwamo, ongera wibutse, egera umuntu, kuko ntago abashumba bari hariya kugira ngo bamenye ibintu byose. Oya, abashumba barahari kugira ngo bagaburire impano zabo, none abakristo nabo babe ekipe, cyangwa se abantu b'Imana babe ekipe, buri muntu nawe agabura iby'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo impano zaratanzwe, abahanuzi, abavuga butumwa, bigisha b'ijambo ry'Imana, intumwa, izo zaratanzwe kugira ngo zekipe abera, cyangwa se zigaburire abana b'Imana, bakomezwe, babe ekipe, nabo haguruke gusavinga. Rero nusanga bidahari, burya ni wowe uhari kugira ngo bitangize. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Bibaye bidahari, ni wowe uhari kugira ngo bitangize. Imana ibahe umugisha. Reka turebe mbere yuko wenda twajya ku kindi cyiciro, habaye hari umuntu wumva yagira ikindi kibazo abaza, mwarambura amaboko baraza kubahereza microphone. Umuntu ufite telefone yanjye yayima. Ive, wayimereza ngiyi hano. Murihangana kubw'impamvu yakoreshejwe n'abantu benshi. Iwacu muri LR tugira icyanditswe na Papa Lambert, ntabwo kiba muri Bibiliya, kivuga ngo blessed are the flexible. So we are blessed to be flexible. Nari mvuze ni iwacu muri LR tugira icyanditswe kitaba muri Bibiliya, cyanditswe na Papa Lambert, kivuga ngo blessed are the flexible. Wow, dufite ibibazo byabajijwe bitari bike. Kimwe kiravuga ngo ese Satani twamunesha gute mu rugo rwacu? Ntabwo wenda twamenshoninze umuntu tubaza, ariko ndizera ko directly bihita bijya kwa Mama Hortense umaze kutwigisha, hanyuma n'abandi namwe mushobora kugira icyo mwongeraho. Yesu abahe umugisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugandukire Imana
murwanye satani nawe azabahunga. Hari igihe rero dushaka kumurwanya tutagandukiye Imana. Kugandukira Imana no kuvuga ngo ndafata iki ijambo ry'Imana rivuga ku kintu aba ari byo na applyinga nubwo byaba binyuranye nuko mbyumva, kuko hari igihe ijambo ry'Imana riza rivuguruza logique yanjye, rivuguruza uburere bwanjye nuko mfata ibintu. Hanyuma kugandukira Imana rero no gufata iryo jambo ry'Imana akaba ari ryo rigena ubuzima bwanjye, amahitamo yanjye, ibyemezo byanjye, aho nganisha ubuzima bwanjye. Rero ntushaka kugandukira Imana ngo ureke kurwanya satani ngo agende, ariko hari igihe ushaka kumurwanya utagandukiye Imana, ukamurwanya nka wowe ubwawe. Uzamurwanya ariko ntabwo azagenda. Nibwo buryo kumvira Imana buriya kubyara imbaraga, kukamara ubwoba, kukamara ibihangayiko, kukubirekera mu maboko y'Imana. Nta kundi rero warwanya satani mu rugo rwawe, uko ugandukira Imana nawe azaguhunga, azahita avuga ati ahantu nta mwanya mafite. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Sinzi niba Papa Lambert cyangwa se Mama Penina hari icyo mwakongeraho. Ikindi wenda nakongeraho kuri icyo, n'umwihorera ntaho azajya. Nuvuga ngo bizikora ntago bizakunda, bisaba ko nawe uba ubishaka. Hari ibintu kera mu cyaro aho nakuriye, umuntu yashakaga kwirukana umuntu atabishaka, bajyaga bavuga ngo kinga unyibisirize, agasa nk'ukwibutsa gukinga, ariko mu by'ukuri adashaka kugenda ngo kugira ngo bizitwe ko yatatse, ariko mu by'ukuri ntabishaka. Nawe rero niba udashaka kwirukana satani ntaho azajya. Bisaba ko nawe ubishyiramo ubushake. Icya kabiri, ubundi uwo satani uvuga uri mu rugo rwawe ari mu biki, ari hehe, nagenda uzabwirwa n'iki ko yagiye. Analiza, urebe ibyo akoreramo, urebe ibimuha urwaho, urebe ibimukingurira, hanyuma uhera aho ngaho uvuga ngo ngiye kwegera Imana, kandi Imana ndayegera nyisaba ngo mfasha, nabonye ko satani yinjira mu rugo rwanjye anyuze aha n'aha n'aha, bityo nanjye ngiye gukora uruhare rwanjye, ariko nawe ngusaba ngo ukore urwawe, bityo ukureho rwaho wari waramuhaye. Impamvu mvuga gutyo ni uko hari igihe usanga nk'umuntu yarinjije nk'ubusambanyi par exemple mu rugo, hanyuma akajya ababazwa nuko bibabaza uwo babana, ariko atababajwe n'ubusambanyi akora. Bisaba rero ngo ubanze urebe ubundi wamukinguriye ute, ubundi yinjiriraye. Ese nini we wamukinguriye, n'undi wamuhaye urwaho yinjira ate, akora ate, kugira ngo nagenda uzabone uko ushima Imana uvuga ngo naramurwanyije yaragiye. Hanyuma icyanyuma nanone nshaka kongeraho, ugize amahirwe uzamurwanye murenze umwe, muzafatanye kumurwanya. Bitanga imbaraga cyane iyo utari kubikora wenyine, ariko niba uri na wenyine humura, Yesu muri kumwe. Ariko ugize umugisha mukaba mwashobora gufatanya, ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo by'imirimo myiza yabo. Imana ibahe umugisha. Ngendaga kongeraho yuko satani atera mu buryo bwinshi, kandi ngira ngo muribuka uriya mugani w'inzu ebyiri zubatswe, imwe ikubakwa ku rutare indi ikubakwa ku musenyi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha. Rero kuko turi mu isi, mu ngo zacu hazamo imiyaga, hazamo imiraba, hazamo imivu, imwe ibiturutse hanze, indi iturutse imbere muri twe. Ituruka hanze ushobora kugira uburwayi, ntabwo uba wabwikururiye, ariko satani aba yaje. Yagiye n'imbere y'Imana asaba umubiri wa Yobu, bivuga ko n'iyacu ashobora kuyisaba. Iyo haje nk'icyo kigeragezo cy'uburwayi, icyo ukora ni ukwikomeza kuri rwa rutare ari rwo Kristo. Byashoboka wowe n'uwo muri kumwe mukafatanya urwo rugamba rutoroshye.
niba ari ikigeragezo cy'umwana nacyo kiturutse hanze, si byo se? Ntabwo ari icyanyu mwembi, mushaka kuba muri abantu b'Imana, ariko abana, umutware wanjye ajya akunda kuvuga ngo Imana igira abana ntabwo igira abuzukuru. Abana tubyara ntabwo bose bahita baba abatagatifu ngo baba abakristo. Ushaka kugira umwana kandi uri umuntu w'Imana ntaba ari mu nzira nziza. Icyo gihe ni ikigeragezo Satani aba aguteje kivuye inyuma. Muhuze umutima, mukunde wa mwana, mumusengere, mumwiteho, hanyuma mu gihe gikwiriye cy'Imana izagira icyo ikora. Hanyuma hari n'ibindi bigeragezo biva mu miryango, nabyo birahari, nabyo biri external to us, biba biturutse hanze. Mushobora kugira umuryango wowe n'umutware wawe nta kibazo mufitanye, ariko abantu bavukana n'uyu cyangwa uriya bakazana ibibazo mu muryango. Ese iyo bije bwo mugomba guhagararana muhuje umutima. Aho hari ibibazo byinshi, kuko usanga hari ujya guhagararana n'uriya cyangwa na hariya, ugasanga imiryango yabaciyemo ibice, aho kugira ngo mwe muhuze umutima muhagararane. Aho rero niho ya nzu yubatswe ku rutare itandukana n'iyo ku musenyi. Iyo ku musenyi ibyo bibazo bivuye hanze iyo bikubiseho birayihitana, ariko iyo ku rutare ariyo yubatswe kuri Kristo, iyo bikubiseho abantu baregerana, wa mugozi w'inyabutatu ugakomera, kuko na Kristo ari hagati muri bo. Hari n'ibiva hagati muri twe rero, kuko turi abantu, ntabwo turi abamarayika, turi abantu, dufite aho twakomotse hafite imizi muri twe. Aba bantu bajya bigisha inyigisho nziza zikata ya mizi ya mizi icometse hahandi aho dukomoka, bafite ukuntu bajya babyigisha kandi bifite imbaraga. Wasanga koko nabikunze ko mukwiye kumenya, ariko Satani aratera aturutse. Niba usanga ari wa muzi wa kamere, hari kamere usanga umuntu aba yarakuye ahantu akayikomezanya, umwuka wera atarayikata. Icyo gihe rero ni mubiganireho, murwane n'iyo kamere buhoro buhoro, kandi Imana izaca wa mugozi kuko ibica. Hari byinshi, umuntu yavuga byinshi, ariko murebe niba biturutse imbere muri mwe. Niba ari mwebwe mugomba kwihana no gusabana imbabazi. Icyo nicyo gisubizo. Niba Satani yabateye hakaba umwe wahemukiye mugenzi we, habeho kwihana, habeho no gusabana imbabazi, kugira ngo, kuko nicyo kirukana Satani mu rugo rwose. Gusabana imbabazi, kwihana biramwirukana kandi agahunga. Ariko niba bivuye inyuma, birabasaba kwihangana, birasaba gukunda cyane, birasaba gusenga cyane, birabasaba kwikomeza kuri ya Mana yacu. Nibiva imbere nuko bisaba ko twikomeza kuri yo, ariko cyane cyane bisaba ko twihana tugasabana n'imbabazi kugira ngo dukomeze urugendo. Nuko nabivuga mu magambo make. Murakoze. Wow, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi kibazo cya kabiri kiragira kiti, ese ni umugambi w'Imana ko abashakanye bose babyara abana? Papa Lambe, urabivugaho iki? Hanyuma n'abandi baze kongeraho. Imana ibahe umugisha. Zaburi y'127 uhereye ku murongo wa 3 haravuga ngo, nabyo ndabivuga mu magambo yanjye, wenda simbivuga byose uko bivuga, ariko haravuga ngo abana ni umwandu Uwiteka atanga, ni umugisha Imana itanga, kandi utanga igihe ishakiye, mu buryo ishaka, kubishaka. Ntabwo, reka mbivuge gutya, mu isi iri perfect, mu isi cyaha, mu isi ya yindi isanzwe, ya yindi Imana twahereyeho ivuga ngo mugende mwororoke mubyare mwuzure isi, twese twagombaga kugira abana. Ariko mu isi yagezweho n'icyaha, hari bamwe bazabagira, hari n'abandi batazabagira. Ariko kubera ko ari umugisha Imana itanga, turabasaba, yabaduha tugashima, ariko yanabaduha tukamenya ko turi kuyirerera, bityo ntitubagira abacu ngo usange bahindutse idole, bahindutse ibigirwamana. So ntabwo rero navuga ko abashakanye bose bivuga ko bazashaka, bazabyara,
hanyuma ikindi cya kabiri ni uko buri Imana itanga abana mu buryo butandukanye. Hari igihe iguha abavuye mu nda yawe, ariko hari n'igihe iguha abatavuye mu nda yawe. So nubona rero utabonye abana bavuye mu nda yawe, icyo kuyibaza ni ukuyibaza ngo none se hari abandi batavuye mu nda yanjye ugiye kumpa nakwitaho, kuko ibyo nabyo Imana ijya ibikora. Hari umuntu w'inshuti yacu uba mu Bwongereza, twagiye duhurira ahantu dufite umukobwa wacu ari muto duhindura amadayipazi, dusanga nawe amaze igihe gitoya yimariye, ariko we yimariye n'umuntu wari ufite umwana mukuru w'umutineji ugeze mu bugimbi. Arangije arambwira ngo ndebye ukuntu muri kwita kuri uyu mwana, ndabona impamvu Imana itampaye abana. Yari izi kwiba njyewe ntabishobora. Impu warangije guca muri dayipazi utagikenera dayipazi, impukuze nakwitaho nyine bidasabye ko mpindura dayipazi. So Imana rero niyo itanga, ntabwo ari twebwe, ariko ntibibuza kutasaba, ntibibuza kutayibaza ikiriho, ariko nanone ntimuzabipfe, kubera ko abana n'umugisha, ntabwo ari rights, ntabwo ari uburenganzira, ahubwo ni umugisha Imana itanga, itabaguhaye ntimuzabupfe. Njya ntangazwa n'ukuntu Aburahamu yari yaramubuze, anamubonye iramubwira ngo muzane umutambe, maze aterera umusozi ajya kumutamba. Icyampa nanjye nkagira umutima nk'uw'Aburahamu, wemera no kurekura n'ibyo nabonye nshaje, nk'uko Aburahamu yabibonye ashaje. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Papa Lambert ni umupapa nyine, ndumva arashaka kugisimbuka n'abajije n'abamama cyangwa se n'abahaye amahirwe yo kugira icyo mwongeraho. At least wenda dusabe mama Hortense agira icyo yongeraho, hanyuma tubone gukomeza ku kindi. Yewe numvise cyuzuye, muzi icyo ndenzaho. Okay, murakoze cyane. Ikindi kibazo kiravuga ngo ese mu gihe uwo mubanye yaguhemukiye kenshi, akakubwira ko agiye guhinduka ariko ntahinduke, kandi buri gihe uko abisubiyemo akakwizeza ko agiye guhinduka ariko ntibibe, ukageraho icyizere cyo guhinduka kwiwe wagitakaje, kandi bikaba biruhije amarangamutima yawe, ndetse udashaka gusenya, wakora iki? Ndibuze gusaba mama Penina agira icyo abivugaho. ngira ngo reka mbanze mushimire kuko yongeyeho ngo udashaka gusenya, aracyafite ibyiringiro. Kandi hari igihe kimwe twigeze kugira igiterane iwacu ku rusengero, twari dufite intego yavugaga ngo muhaguruke turwanirire ingo zacu. Buriya yabivuzeho ngira ngo Pastor Hortense, hagomba kuboneka umuntu nibura mu rugo umwe wemera guhagarara akarwanirira urwa rugo. Ariko ibyo ntiwabishobora udafite Yesu, kuko wenyine kwirwanirira ntago byagukundira pe, wageraho ukananirwa. Ariko iyo urwanana na Yesu uranesha. Rero uyu muntu Imana imuha umugisha kandi mukomereza amaboko, nicyo namubwira, kuko afite umuntu umubeshya, kandi umuntu ubeshya aravuna. Umuntu ubeshya aravuna cyane. Niba hari muri mwebwe umuntu ufite iyo ngeso yo kubeshya, namusaba rwose bibwirijwe na Mwuka Wera ngo uyu munsi wihane, kuko niyo hari ikintu kivuna amarangamutima y'umuntu, yaba y'umugabo cyangwa y'umugore, ni umuntu umubeshya, kuko byica icyizere. Kandi icyizere kucyubaka biravuna, no kugisenya byo biba vuba, ariko kucyubaka biravuna cyane. Rero uyu muntu uretse ubuntu bw'Imana ko yagendererwa na Kristo akihana, kandi akihana amaramaje, ko wumvise ko aravuga ati rwose mbivuyemo. Abantu benshi niko babigenza, ngasanga aravuga ati rwose ndabiretse, ejo akongera, ejo bundi akongera. Ariko ndasengera uwo mugenzi we ngo Imana imukomeze, kuko buriya natwe niko tujya tugira Imana. Niko tugira Imana. Imana yacu ni Imana ihora itwihanganira nyine inshuro zingana zityo,
ariko birasaba kugira iyo grace, ubwo buntu bwinshi bw'Imana kugira ngo ubashe gukomeza kumubabarira inshuro 70, inshuro zingahe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero uwo muntu akeneye gukomeza kwihangana, ariko anakeneye no kubona umukomeza muri urwo rugendo, babiganiraho, akamugira inama, akamufasha, bakanasengana, hanyuma byanashoboka n'uwo muntu we akaba yamutwara kuri wa wundi ushobora kumugira inama. Akeneye inama kuko hari igihe wowe ubwawe ubigerageza bikanga, ariko haza undi wa kabiri akaba yagufasha. Ababiri baruta umwe. Wibigendamo wenyine, niba bimaze kugera ahantu bikugora cyane, bikuruhije, shaka kugira inama, shaka kubagira inama kandi abafashe mwembi. Ahari aho Imana yagira ikikora, hamwe no gusenga no kwinginga Imana no gukomeza kumukunda nubwo bigoye. Umuntu ukubeshya kumukunda birarushya, kuko iteka umugirira neza yakubeshya ukumva wanabirambika byose hasi, ariko Imana ikongerera imbaraga kandi guha umuntu mugendana muri urwo rugendo, kandi gufashe n'uwo muntu ahinduke akizwe. Nicyo navuga. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi kibazo ndaza kukibaza. Nakongeraho akantu gatoya. At the expense yo kuba the devil's spokesperson cyangwa se ngo muvugire uwo muntu, hari igihe abivuga yumva azabishobora, akaba yumva mu by'ukuri ari sincere, atari no kubeshya, ariko hakaba hari ikintu kimwe ahishwe ntashoboye kwihindura. Bya bindi bamaze kutwigisha, ntashoboye kwihindura. Buriya niba uri na hano nawe ukaba uzi kuri muri icyo ngicyo, buriya emera ko utabishoboye, ahubwo ushaka ubufasha. Uwo mubana umubwira uti ndashaka ko ujya ufasha kuri iki kintu. Mbaha akagero gatoya gashobora kuba kafasha muri ibi. Urumva ngewe nakuriye Kamatsira, telefone nayibonye nkuze, hanyuma nkiyibona hashize igihe gito iba yajemo interineti. Ubwo bivuga ngo isi yose ndayifite mu rugo, mu biganza byanjye. Ubundi rero twataha umugore akambura kandi twicaranye, kubera ko nayigiyemo ndi kurwana nabyo. Bigera ahantu nkamubwira uko umugabo yavuze, nkambwira nti sinzongera. Bigera ahantu birananira, ngera ahantu mubwira nti urabizi ibintu mbona ko ntabishoboye, icyo ngusaba ni kimwe, nujya ubona nasubiyeyo ujye unkomanga umbwira uti ko wongeye, bizajya bimfasha kurekera, kuko ndabishaka, ariko ntabwo mbikora nabitekereje, biza nka reflexe, kubera ko nageze mu rugo ndananiwe, ubwo ni telefone ngiye kureba uko isi yiriwe. Ni ibyo ngibyo, ariko reka ujye umfasha. So uwo muntu rero nawe nagira ngo mugire inama, dukome urusyo dukome n'ingasire, umufashe kumenya ngo nyamara nubwo umbwira ko ubishaka, ugiye no kubireka, birashoboka ko utabishoboye. Ese wanyemerera tukiga ingamba zatuma ushobora guhinduka? Niho na bwa bujyanama bwazira, niho namwe mwembi mwashyiraho izo ngamba, niho mwashaka aba mentors n'abandi bantu binjira muri icyo kintu bakaba babafasha. Ibyo ngibyo bituma, ariko ndigabo itubeshya ko hari ibyo dushoboye nyamara tunaniwe. Ariko iyo wemeye ukamanika, erega no gukizwa nuko uzi ukuntu uba wumva waba umuntu mwiza, uzi ukuntu uba wumva wakunda abantu bose, ariko wajya kubyisa kugasanga ntibihari. Gukizwa bisaba iki? Ni ukubwira Yesu ngo simbishoboye, ariko wowe urabishoboye muri jyewe. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi kibazo ndaza kukibaza Pastor Hortense, kiravuga ngo ese mu gihe trust yangiritse hagati y'abashakanye, mu gihe umuntu ari muri urwo rugendo rwo gusenga no kwinginga Imana ngo itabare urugo, uwahemukiwe yakora iki mu gihe ikiganiro kitagenda neza? Bimwe biri muri ibi bari bamaze kuvuga.
nubwo turimo tujya inama tuganira ariko tuzi ko ni ubuzima, ubu buba ari ubuzima bw'umuntu wahemukiwe, wababajwe, umutima urababaye, amarangamutima arakomeretse, kandi ibyo nabyo bitera umuntu kudatekereza neza. Ariko impamvu ibyo bikubabaza ukanababara ntiwihimure cyangwa ntubite, nuko uba ufite agatima k'Imana gashaka ko Imana yagukoreramo kugira ngo ibyo bintu bigire igaruriro. Umuti rero n'ubundi ni ukugaruka kuri ya Mana. Buriya uyu muntu bavuyeho mu kanya uvuga uti se ndashaka kubikira ariko bikanga, ni mwiza ugereranyije n'uwundi uvuga ati nuko biri, cyangwa ataguha n'akanya na gatoya ko kunabiganiraho, nuko ameze nyine umwihangane cyangwa umureke yageze kuri iyo level yindi ibabaje. Ariko niba hari umuntu ubonetse, nibyo twari tumaze kuvuga mu kanya, ubabajwe nuko icyizere kirimo gitakara, ubabajwe nuko mugenzi we arimo abikora nabi, kandi ibiganiro wenda bikaba bitagishoboka, n'imbaraga zishize, tugaruka n'ubundi ku isoko y'imbaraga ni Yesu. Niyo ngo turatindana na Yesu, turatindana n'abajyanama bazima, turatindana n'abadushyikira muri urwo rugendo, ariko ntituri bubireke, kuko nibaza ko nyuma y'ibiganiro, nyuma yo gushakisha, nyuma yo kugira uburyo bwose, haba hasigaye kwisunga Imana mu gusenga no gukomeza kuganira n'abantu bafite gutekereza kumeze neza, kubera ko nanone umuntu iyo agumye wenyine ubwihebe buramwica burundu, akumva kandi kubera ko abashakanye bafatanye utabasha no kwiyambura uwo mwashakanye, ukajya wumva nawe ntacyo umaze, akazi kagatangira kukunanira, kurera abana bigatangira kunanira, nawe ubuzima bwawe ukareka kubwitaho, kuko icyo cyizere watakarijwe na mugenzi wawe n'ubuhema arimo agira bugutera kumva nawe ntacyo umaze. Ndagaruka ku cyo mama Penine yavuze, ukeneye umuntu mugendana muri urwo rugendo, we kwigunga, we kuba wenyine, kuko nibwo tuvuga ngo gusenga Imana, ariko Yesu ntago ari buri munsi, cyangwa sinzi niba namanuka ngo mwicare musubizanye ijambo kurindi, ariko hari umuntu ushobora kuba yararenze aho ngaho, cyangwa urimo gucaho waciye, cyangwa se wahanesheje, mwafatanya urwo rugendo. Icyiza iyo uhari ukaba ufite Yesu, ibyiringiro biba bigihari. Murakoze cyane. Reka mbere yuko mbaze ikindi kibazo mvuga aka kantu, nigiye kuri Papa Lambert rimwe ariko utwigisha yaratubwiye, atubwira umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umurenzaho wera ibijumba, ngo kandi umurenzaho wera ibijumba. Noneho yongeraho ikintu kivuga ko bya bijumba byera kuri uwo murenzaho akenshi nyine biba atari n'ibijumba bizima nyine. Numva birancarenjinze uwo mugani, mwumva ukundi kuntu, muri make si byiza nyine yuko dukomeza kubirenzaho, ahubwo twemere nyine kuba vulnerable, tubiganire n'abandi kandi dufashwe mu rugendo. Hanyuma ikindi kibazo mfite, ndaza kukibaza, harimo ibibazo byinshi ariko ndakibaza mama Penina, hanyuma nze guha uburenganzira abandi nabo bwo kugira icyo bongeraho. Kiravuga ngo ese nk'umuntu wakomeretse kubera gupfusha cyane kandi akaba yumva Imana ariyo imutwara abantu be, ntabashe kugira imbaraga zo gukomeza gusenga, noneho mugenzi we akaba abizi neza ko azakira icyo gikomere kubwo kwegera Imana, ariko we akaba yumva atakibishaka rwose, adagishaka gusenga, mugenzi we yamufasha gute kugira ngo yongere akunde gusenga? Kuko n'ibindi bibazo by'urugo byose ntibakibashije kubisengera bombi, yafashwa gute uwo muntu? Nari mvuze ngo icyo Lambert niba rukwiye kugisubiza kuko yirirwa mu isanamitima kuko ni ikibazo kiremereye cyane. Njya nibuka nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nakoze mu bintu by'isanamitima nanjye igihe gito, ariko niba hari ikintu cyagoraga no gutwara abantu mu nyigisho z'isanamitima, kuko hari aho nyine bakubwiraga ati muratubwira ngo umusaraba ushobora kutubera igisubizo, kandi abantu bacu baraguye mu nsengero no mu biriziya. Byari ibibazo rero bikomeye, ubanza kumwakira no kumwumva, kuko abafite amarangamutima ye yakomeretse cyane. Ariko uwo muntu ndumva uwo mufasha we cyangwa se umutware, sinzi uwo ari we, atabyifashe. Njye numva namubwira ngo ariko uyu muntu wamwinginze mugashaka inshuti ushobora kubafasha ibyumva neza,
ikamusobanurira bakaganira akamumenaho byose, kuko ni ukuri izo discussion ndazizi, uremera ukaba vulnerable bakakumenaho, akumenaho ibyo afite mu mutima biba bimuremereye. Kubona rero uwo muntu uri bukumve kandi mukaganira kugeza aho guteza intambwe ni ikintu gikwiye gukorwa mbere na mbere. Atamubonye gihe namurifaringa nkakora rifaro kwa barambere na Ereri Ministry, ariko ubwo reka ndeke Rambere abyongereho cyane kuko nibyo yirirwamo. Niyo mpamvu nkoze rifaro Rambere ataravuga kugira ngo aze kubyuzuza. Hari ukuntu twatojwe uburyo bwo gusenga ko utangira swat ushima Imana cyangwa wihana, ariko mbese Imana tukamera nk'ari Imana itareba uko imitima yacu imerewe. Ariko iyo usomye ibitabo bya Zaburi ubona ko ni Imana yakira amarangamutima y'uburyo bwose. Imana rero mu bijya bidukomereza ndayibamo, kuko itakoze ibintu nk'uko twari tuyibitegerejeho. Ntabwo uyihunga, uraza ukayibibwira, ukabwira uti urankomerekeje, naye nizeye ko umuntu azakira, none ntakize. Uyu nawe arapfuye, uyu nawe arapfuye, Imana umutima wanjye urababaye. Iyo dusutse uko tumeze ku Mana niho dukirira. Hanyuma ikindi kintu wenda tutavugaho cyane nuko igikomere cyamwe imbere ni igikomere kimeze nk'icyo ku mubiri, nk'uko igufwa rivunika rikababara bikagaragara, hanyuma rikazagira igihe cyo gukira buhoro buhoro. Kandi icyiza cy'igufwa nuko iyo mbonye nziritse bande urambwira uti pori, ukambwira ngo impore, ariko imvune zo mu mutima nta muntu ubuzireba, ukabura n'uwakubwira ngo impore. Rero imvune zo mu mutima turazivuza, niyo mpamvu Ereri Ministry ihari, n'abandi wenda bakeya sinzi ko banahari bakora nkabo. Wikumva ko ari ishyano ryaguye, cyangwa nawe muvandimwe ushaka kumufasha ngo wumve ko ari uko yabuze kwizera adashaka, ahubwo arakomeretse kandi akeneye gukira, yemerewe kubwira Imana uko yiyumva. Imana ushobora kutayituka ariko yibwira uti urampemukiye, nari nkwizeye, nuko ngenje. Muzi ko ibyo bintu nabyo Imana ibyumva. Rero twemere ko twavunitse, turakomeretse, dufite imvune zo mu mutima, kandi zidutera burya kubura nyine imbaraga. Nk'uko iyo navunitse ntabasha kwirukanka, niko n'imvune z'umutima hari ubundi bushobozi nsanganywe zanyambuye. Sinkishimiye abantu, sinkishimiye kujya mu birori, sinishimiye kujya aho babyara, nyine ndi inkomere, ndi casualty. Ibyo rero nabyo biravuzwa. Murakoze. Papa Lambert ataragira ikindi yongeraho, hari cyashamikiyeho ngira ngo nacyo nuza kubivuga bivugire hamwe. Kiravuga ngo none se iyo umwe akijijwe undi atabikozwa bwo twabigenza gute? Mva ko nigenje. Icyo nongera ku byo bavuze kuri kiriya kibazo cya mbere, dukeneye kwibuka ibyo umushumba amaze kutwigisha mu kanya, yuko hariho umwanzi w'ubugingo bwacu uhora azerera ashaka uwo yaconshomera. Imwe muri strategy maze kubona Satani akoresha cyane ni uko akora ibintu yarangiza akabyitirira Imana, akaguhemukira cyangwa se akaguteza ibintu runaka, ubundi yarangiza akakubwira ati he ni Imana rega yabikoze, n'ubundi ntigukunda. Yaba yagukundaga A, B na C ndetse na Z y'ejo bundi ntiyari kuba yarabaye. Noneho icyo abakoze ni kimwe. Ntabwo nigeze mba umusirikare, ariko narebye filime z'intambara. Buriya mu rugamba hari igihe bitaba ngombwa ko ukomeza kurwana n'umwanzi ubona imbere yawe, ahubwo ukagenda ugaca ukazibira aho akura ibimugaburira, aho akura ibiryo, aho akura ravitayoma. Iyo umukase gutyo ageraho akakwizanira amaboko yayashyize mu kirere. Kubera iki? Kuko akeneye kubaho. Niba wamwimye uburyo bwo kurya rero ntabwo azabishobora. Satani rero iyo strategy nawe arayikoresha. Arareba akabona Imana niyo wakiriraho, arareba akabona Imana niyo yakugirira neza, hanyuma akagenda akagira ibyo akora akagutera ko utekereza ko Imana ariyo yabiguteje. Hanyuma yarangiza akakubwira ati dore ni Imana buriya ntigukunda, kandi logically wabireba ukabona bivamo, ukabona ni ukuri, ukemeranya nawe, Imana ukayanga, kandi niyo wagakiriyeho. Nkunda rero Zaburi ya 73. Iyo Zaburi ni n'umuntu wayanditse yaravugaga ngo ubundi se nakiranukiye iki?
ko mbona abakiranirwa bahaye byose, nta n'umubabaro ubaha, nta n'ikibazo gihari, bapfa neza batababaye, twebwe turashira tugakongoka, ubu se gukiranuka byamariye iki? Ariko akagera ahantu avuga ngo kugeza igihe nagiriye mu nzu yawe nitegereza amaherezo yawe. Hanyuma yarangiza akavuga ngo jyewe kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Nakongeraho n'inkuru ya Yobu, aho Yobu yageze ahantu abwira abamubwiraga ngo tuka Imana upfe nurangiza wipfire, akavuga ati naho yanyica nzapfa nkiyizera. Buriya rero umuntu w'Imana uzakora ibindi byose, ariko udandabirana wegera Imana. Uzadandabirane ujye uyituke nk'uyibwira uti nawe urampemukiye, nawe ntabwo nari nzi ko nawe wahinduka interahamwe, nawe ntabwo nari nzi ko wakora nk'abariya, ubu wabitinyutse. Uyibaze. Mfite umwana w'umuhungu nyine ufite umujinya, agira akajinya kaba hafi ariko bigahita birangira ntumenye n'umuprimaire. Ntabwo ari umunyenduga cyangwa se ngo abe umunyarwanda usanzwe ukuntu ibintu bye biba biraho akabikoreraho kandi bikarangira ukagira ngo nta n'icyabaye. Rimwe rero yarakaye, arugiye harakara agahita aza akankubita nk'ibipfunsi kandi mumva nyine n'udupfunsi tw'umwana w'imyaka nk'ine iraho ngaho, akankubita mu gituza akumva yambabaje, ariko nkamureka agakubita yarangiza akavuga agahita bireka ubundi akampobera. Kubera iki? Yakubise nyine arumva yiniguye. Humura, Imana yari ifite igituza kiruta icyanjye. Jya uyijyaho uyibwira uti Imana, aha warampemukiye, numva warampemukiye, ubundi wabigenje ute? Ariko icyo nkwisabira, uzategereze uyibwire ngo ngaho nawe nsubiza, ubundi utegereze ikubwire. Icyo nzi ni kimwe, bizarangira uyibwiye ngo I'm sorry, nari narakwitiranyije. Na Yobu nuko byarangiye, ayibwiye atumva rero umbabarire, navuze ntarabona, ubu nari narakumvise ariko ndakwiboneye, umbabarire navuze ibindenze ntashobora kumva. Ndagira ngo rero ngaruke kuri icyo kintu kivuga ngo ni strategy ya Satani ari gukoresha muri iki gihe. Ntago nakubwira umubare w'abantu bari muri iyo situation bumva Imana ariyo yabahemukiye, bumva Imana ariyo yakoze ibi na biriya, kwibishoboye, ko ari y'urukundo, kwishoboye byose, kuki itakoze iki, kuki itakoze na kiriya. Ariko ibuka ko uburyo yategetse isi n'uburyo yashyizeho isi harimo izindi facteurs nyinshi zitandukanye twe tutumva. Yizere, kuko nicyo kuyizera bivuga nubwo bidasobanutse. Hanyuma rero umwe akijijwe undi adakijijwe, muri iyo situation bigenda gute? Reka uwakijijwe ahagarare mu cyuho. Babivuze neza cyane, nanezerewe cyane numvise uko yabivuze, akavuga ati ntabwo urugo ruzagira icyo impinduka hatabonetse byibuze umwe wiyemeza. Iyemeze rero kandi nturambirwe, ntucike intege, kandi nturi wenyine. Buriya hari ikintu kinezeza, iyo ugiye gusaba umuntu ibintu bitamufasheho, ugenda wikandagira uvuga uti uyu muntu ko ubusanzwe yicururiza amakaro, hanje kumubwira ngo nshaka umwenda wo kwambara akaba adacuruza imyenda yo kwambara, ubundi arampikaro, arabigenza gute? Hari igihe rero natwe dufata Imana gutyo, ukumva ibintu ugiye kuyisaba ni nkaho bitari muri ya domene y'ibiraje ishinga. Ariko nk'uko twabibonye guhera mu gitondo, ibi bintu nubwo birimo ukaba warabigiyemo kubera ko wibeshye ko ari urukundo rwawe rwagusajije, wa falling in love, ariko hari umugambi w'Imana muremure ubirimo. Baza nyirabyo rero umubwira uti papa, ko mbona byanze, uwo turi kumwe ntabyumva, uwo turi kumwe ntakijijwe, ariko ni wowe nizeye, ubundi umusabe kuguha imbaraga. Bantu b'Imana, ikintu maze kubona cy'Imana yacu, ntabwo izigera iguha ibyo udashobora kwizera, ibyo udashobora kwihanganira. Hari umuntu umwe twiganye kuri kaminuza, anyura muri periode y'ibibazo byinshi, kugera ahantu twamurebye mwumva ukuntu byari bikomeye, dutangira kujya dusaba Imana ngo Mana wamugabanyirijeho ibigeragezo n'ibibazo ari guhura nabyo, byibuze ukabidusaranganya, ariko ntibikomeze kuba kuri we wenyine. Noneho ikintu cyankubise kikantangaza ni uburyo yadusubije umunsi umwe turi kumusengera, aravuga ngo ndashimira Imana yatekereje ko nshoboye n'iki ngiki. Icyo gihe ho byari byabaye wasi, sinzi ukuntu yari
yagize akubita umutwe ahantu, turavuga rwose wowe ibintu byose ubu n'umutwe uramenetse rwose bigenze nuko. Arangije aratubwira ati ndashimira Imana yuko yanyizeye ikabona ko n'iki ngishoboye. Ndakwinginze rero iringira ineza y'Imana, iringira urukundo rwayo, uyibwire ngo ndabizi ntunyanga, ndabizi ntabwo wantaye, uracyankunda kandi ufite ku mutima, none ngwino ubibanemo nanjye. Wavuze kuri Emmanuel, wavuze ko uzabana natwe, n'iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngwino ukibanemo nanjye. Kandi Imana yacu irabikora, ikabikora neza, bikagenda neza. Ngayo nguko. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi kibazo kiragira kiti twize ko ibibazo byinshi bikemurwa no kuganira. Niba umugabo yarakuriye mu muryango, yaratojwe yuko umugabo yigumanira ibintu bye cyane cyane ibimubabaje, ni gute njye nk'umugore namuganiriza ku buryo twabasha kuganira akambera open? Mama Hortense, umwanya ni uwanyu. Birangiye nyine mu Kinyarwanda baravuga ngo nyine umupfu ni ufata hanuka. Umuntu wakibajije ni umumama, niyo mpamvu nari wari uhereye aho ngaho. Agapasi barakansunikiye kandi nyine nta kundi biri bugende, ndi bugerageze uko bishoboka. Ariko buriya kimwe mu bintu agakiza gakeneye kudukorera ni ukuduhindura tukaba abo Kristo ashaka ko tubabo, kuruta uko tuba abamateka n'umuco n'ibindi byose byatugizeho. Ingorane yacu rero ntabwo twiexposa kuri Kristo bihagije ngo tumuhe amahirwe yo kuduhindura, atuvanemo ya mico n'ibindi byose bidafite aho bishingiye. Kuko buriya Satani nubwo nta muco mwiza cyangwa mububaho, biterwa n'uko abantu bawukoresheje, akoresha utwo tuntu twagiye twumva, utwo tuntu twagiye twiga, ayo mateka twanyuzemo, agatuma twica byinshi nyamara bitari ngombwa. Icyo rero ngiraho inama, bwa mbere uwo mugabo, bwa kabiri umudamu. Ku mugabo, nyabuneka komeza urugendo rwa discipleship. Ikigero cyawe ni ugusa na Kristo, ntabwo ari ugusa n'umunyarwanda mwiza. Ikigero cyawe ni ugusa na Kristo, ntabwo ari ugusa n'umunyarwanda mwiza. Niba Kristo yararize ku mva ya Lazaro azi ko agiye kumuvura, wowe ukavuga ngo nta mugabo urira, ngo ayo umugabo atemba ajya mu nda, ubwo Yesu si umugabo, ubwo tumuca amazi nyine tuvuge ko nawe ari cyabakobwa, nta kundi nyine uwabapfiriye ni cyabakobwa, nuko bimeze. Ariko ni umugabo nubwo yagaragaje amarangamutima ye. So reka rero tumwigireho, twemere kuba ku birenge bye. Munyemerere mvuge n'ikindi gikomeye, mu Gifaransa bajya baca umugani uvuga ngo sauf les imbéciles ne changent pas. Les imbéciles ntabwo ari igitutsi gisanzwe, baba bavuga umuntu ufite retard mentale, akagera ahantu ibyo ashobora kumenya birangira. Kubera iki? Kubera ko kapasite ye n'ubwonko bwe nta handi bwajya. Uwo nguwo kwirirwa ushaka kumuhindura uba ukoze amahano, kubera ko nta disike yaruzuye. Iyo disike yuzuye nta kindi wasevingaho. Sauf les imbéciles ne changent pas. Mureke twemerere Yesu akomeze kuduhindura. Hanyuma rero kuri wa mudamu uvuga utari kuyu muntu yigize akabati kandi anjyana puberi, ahora ibintu byose arabihisha, kugira ngo umuvane mu ijambo bigusaba guteka ugashya. Ikintu cya mbere nakugiraho inama, ubwo wamenye ko bituruka mu mateka, irinde kumuhoza w'inkeke ngo ariko nawe jya umbwira. Oya, mutware gake, musengere kenshi, ujye umubwira ko uhari, aramutse hari icyo yumva yavuga witeguye kumwumva. Hanyuma nurangiza umusengere, ubundi umuhe space. Wirinde kumuha amabwiriza
kandi nutavuga ibi bintu bizakwica, utangire kumutongera, azafungiramo kimwe. Noneho ujye wayoberwa uko bimeze. Mukunde, mubwire ko uhari, umuhe iyo space, mubwire uti igihe uzashaka kuvuga ndahari. Ariko ikindi nanone, reba niba nta n'abandi bantu yashobora kwisanzuraho. Erega ibibazo byacu by'iki gihe nuko twabaye ba nyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo. Usanga umuntu arashaka, pare nta umwibuka, uwamusabiye n'uwo bari bakodesheje, abari bahagararanye nawe ni abaryoheje amafoto, nta n'uwo yanabwira ngo amusigarire ku nzu agiye n'igitarama, kubera ko bari abantu b'abasongarere bari aho ngaho gusaba amafoto. Ni nkaho nta muntu agira mu buzima bwe. Buriya kubaho nta muntu ugira mu buzima bwawe, waha amahirwe ngo agire icyo avuga mu buzima bwawe, ni ukunyagwa zigahera. Niyo mpamvu ngira inama abantu mwicaye, mwagiye mugashaka abantu bo kwizerwa, ubwira umugore wawe ukamubwira uti umunsi nakunaniye dore umuntu uzajya kundegaho. Ubwira umugabo wawe ukamubwira uti ndabizi nta miryango tukigira, ariko umunsi nakunaniye dore umuntu wajya kundegaho. Iyo umuntu afite mwene abo bantu, burya no kubona umuntu umukosora biroroha. Ariko hari uwavuze kare aravuga ngo ibyazi byose, ngo bimwe mu bisenya ingo ni uko umuntu yireze. Ibyazi byose niwe wabyiyigishije, bityo rero disike yaruzuye, ntabwo yiteguye guhinduka ikintu na kimwe. Buriya rero reka nkubwire ikindi kintu, Yesu wenyine niwe uko yari ari ejo na n'uyu munsi ariko ari, kandi niwe uko azahora iteka ryose. Niba utarasa nawe, emera guhinduka, nibwo bukirisitu. Ibindi byaba ari ibindi. Imana ibahe umugisha, kuvuga menshi siko kuyamara, kandi ndabona n'amasaha akuze. Murakoze cyane. Ngiye gusoreza kuri utu tubazo tubiri, ndatubariza rimwe, hanyuma mwese nze kubaha amahirwe yo kubisubizaho cyangwa se yo kubivuga. Kimwe kiravuga ngo ni gute wamenya intambara y'imyuka ikomoka muri karande igamije gusenya urugo, kandi wayitsinda gute? Hanyuma ikindi kikongera kikavuga ngo ni gute uwo mwashakanye wamuvura mu buryo bw'amarangamutima igihe yagize ibikomere byinshi, kandi ariko akaba ari umukristo. Munyemerere duhere kuri iki cy'inyuma, nze guha amahirwe mama Penina na mama Hortense, hanyuma tugaruke kuri papa Lambert asubiza icya mbere. Yesu abahe umugisha. Wamuvura gute mu marangamutima? Waba ibyo ngibyo wifuza kumubonaho, urashaka ko agaragaza urukundo, rumugaragarize rwinshi. Urashaka ko agira ubugwaneza, umusukeho bwinshi. Ndibaza ko ibyo byose dukora bigenda nk'imbuto, kandi igihe kiragera bikamera. Nta kundi wavura uwo mwashakanye. Muhe ibyo byiza urota kuzamubonana, bimuhe ku bwinshi. Ndumva ari uko navuga. nuko muhira ashaka ko buri muntu wese avuga, ariko ndumva asubije, kubera ko umuntu wakomeretse mu marangamutima ugomba no kubanza ukamenya n'ahakomeretse hariho, kuko amarangamutima ni magari. Rero kugira ngo ubimenye bisaba gushyiraho umwanya wo kuganira, ukamenya amateka y'uwo muntu, ukamenya aho yakomerekeye, ukamenya uko yakomeretse. Rimwe na rimwe biba bigoye, ariko iyo umuhaye safe space hari ubwo afunguka akaba yakuganira ikiganiro nk'icyo. Kandi bisaba kumenya no gutega amatwi, kuko hari igihe umucamo akaba ahagarakiye aho ngaho, ntiyongere gukomeza story, ntumenye aho yaguye. Rero ni urugendo, ariko nk'uko yabivuze aba akeneye guhabwa ibyo yabuze, kandi ukabikora mu rukundo. Rimwe na rimwe biba binakomeye, ushobora gusanga nawe bikugora, ariko hari umwuka wera ujya udushoboza. Ni ukumubwira uti ntabara ahangaha, nanjye ubwanjye ntabwo mfite ibihagije byo gutanga, bimpe kugira ngo mbashe kumufasha, ngwino udufashe. Rero nicyo navuga.
hanyuma kuri cya kibazo cya kabiri, Imana ishimwe ko hano hari Lambert nyine turi bukomeze kubirundaho, ariko nanone genda bishyira mu kumenyana. Buriya dufite ikibazo muri iki gihe cy'ukuntu abantu basigaye bashakana bataziranye. Bahuriye kuri social media runaka, simbizi, barakundanye, Facebook, X n'ibindi ntazi bisigaye byaraje byinshi, hanyuma mukaba mugiye mu rukundo, ako kanya ruragurumanye, murabanye, ariko ntuzi amateka y'uyu muntu. Ni byiza no gutangira kwigisha urubyiruko, Imana ishimwe ko ruhari, n'abandi mubana nabo, ko kumenyana ari ngombwa. Bagira igihe cyo kwicara baganire, ese umuryango wanyu wari umeze ute, umenye uyu muryango ni muryango ki, kuko kenshi na kenshi ushobora gusanga hari ibintu byinshi uzagenda ubona mu nzira, kuko ntabwo uhita ubibona uwo mwanya, ubibona uko mugenda, ukavuga uti ariko ibi bintu ntabwo byaba bifitanye isano na cya kiganiro wigeze kumpa, wenda ntaho bihuriye, ntaho bikonekitingiye, mugashakira aho, ariko uko mwaganiriye, ariko mutarigeze mubivugana bikaba gutungura, biragoye kugira ngo umenye ibiri muri iyo karande. Kandi hari n'ubwo utanabimenya, kuko ibitubaho byose byabaye mu miryango, ibyakozwe n'ababyeyi n'abandi ba mbere yabo, ntabwo iteka byose tubimenya. Ariko iyo uri muri Kristo Yesu uba uri icyaremwe gishya, n'ibyo bindi niyo byaza urabimuha kandi arabishobora. Kuko ushobora gusanga rwose we mu muryango umeze nk'umuntu wazitiwe uri Gosheni, abandi baterwa n'ibyo byose, ariko wowe uhagaze neza kuko uri muri Kristo Yesu urinzwe. Rero reka ndeke Lambert, kuko ibi bintu nababwiye ngo nibyo yirirwamo muri ministeri yabo ya LL Ministry, muri healing, ni ibibabamo, baba bari muri ibyo byose, barimo guca imigozi myinshi. N'uwumva bimugoye azamusange aho akorera babiganira, ariko reka nawe agira icyo abivugaho. Murakoze. Murakoze cyane. Mpere kuri ibyo yari asorejeho. Ntabwo twigisha gusa, twakira n'abantu bakeneye ubufasha mu rugendo rwo gukira ibikomere, mu rugendo rwo kurushaho gusa na Kristo, kandi tubikorera ubuntu. Icyo bisaba gusa ni appointment. Ntabwo nabizeza ko abazaza mwese muzahansanga, kubera ko hari ikintu kimwe namaze kwemera. Ntabwo ndi Yesu. Yesu niwe mukiza, jyewe ndi umwana we, nkaba murumuna we, tukaba tugendana, ariko ntabwo ari nimuza ntimuzatekereze ko muje kureba Lambert, muzatekereje ko muze guhura na Yesu, kandi ko muzahahurira na Yesu, abo muzahasanga bose bakaba bashobora kubakira kuko Yesu ari muri bo. Ariko tubikorera ubuntu kandi ni karibu. Hanyuma inyigisho zo ngira ngo muri ako ka booklet twabahaye harimo programme y'umwaka, ushobora kurebaho ukareba izikwenteresa ukaba waza kwiga. Iki kintu cya karande rero gifite ukuntu kirimo confusion nyinshi, ku buryo kwibeshya ngashaka kugisobanura mu magambo make bishobora kugorana. Icyo nabivugaho ni iki ngiki: nibyo ibyaha byo mu bisekuruza n'ubuzima abakurambere bacu baba barabayeho bugira ingaruka ku buzima bwacu, ariko ibyo tunyuramo byose ntabwo ariko biba biturutse aho ngaho. Hari bituruka mu mahitamo yacu no mu mahitamo y'abadukikije. Ibirenze aho kujya nagusobanura ngo uzabimenya gutya cyangwa uzabimenya gute, naba ngiye muri tekinike, nakugira inama ngo uzaze kwiga. Narindi gutekereza mu mutwe inyigisho tuzabyigishamo ya vuba aha, nsanga iri mu kwezi kwa 8, aho ariko unakeneye no kubimenya mbere, ushobora kuba waza twagufasha kubyumva mu gihe gitoya bitabaye birebire. Ariko mu gusoza muri iki ngiki, ubwo wamenye ko bibaho, n'igihe utaraza kuri twe, kuko ntabwo ari twe dufite turi custodian yabyo, no kugusangiza ibyo tuzi, ugaheraho ugendana na Kristo akagufasha, ariko uwo Kristo we muri kumwe. Baza Kristo muri ibi turi kurwana nabyo, ubundi biva he?
ibiva mu miryango ni ibihe, ibyacu ni ibihe, tubikoreho iki. Icyo akubwira uzagikore. Nanone mutaza gutaha muvuga ngo abantu bose batagiye kuri Ellen Ministries ntabwo oya, abantu batagiye kuri Yesu ntabwo bazakira. Ushobora kuza kuri Ellen Ministries ugataha udahuye na Yesu, imbwa zikakurya muzuri sana, ariko wagiye kuri Yesu ntabwo uzahava utamubonye kandi atagize icyo akora mu buzima bwawe. Kubera ntazi igihe nza gusubira, bari bavuze ko ari ikibazo cya nyuma, munyemerere nshimire icya mbere bababyeyi, umwe yatwigishije undi yatuyoboye, twabanye nabo kuri pano. Imana ibaha umugisha. Se bababereye umugisha abantu bima. Abakabiri nshaka gushima ni mwebwe mwaje kwitabira. Benshi wenda nibwo mukitwumva, ni mwari muzi niba uko biri bugende, ariko mwatwizeye muraza muri conference ya mbere. Imana ibaha umugisha kuba mwemeye kuza. Twiringiye ko hari icyo mutahanye, hari aho mwahuye na Yesu, hari aho Imana yagize ikibikoraho. Ubundi umwanya uhaba twifuzaga kuza kubaha umwanya mukaduha feedback, mukatubwira uko mwabibonye. Wenda MC n'abayoboye ibiganiro baraza kureba niba bikunda, ariko twashimye kuba mwaje. Imana ibaha umugisha. Abanyuma nshaka gushimira ni abantu twafatanyije cyangwa se bari mu mirimo itandukanye, yaba abagize team, yaba abadufasha mu buhanga bw'ibyuma, yaba abadutekeye, yaba abagize ibintu byinshi bakora kugira ngo uyu munsi ugende neza. Hari icyanditswe kiba mu Baheburayo igice cya 6:10 kivuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza mwakoreye mukorera abera. Iyo niyo nsaba ngo ibaha umugisha. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ndakeka nsoreraho. Murakoze cyane, reka tubakomere amashyi kandi twongere dukomere n'Imana yacu amashyi. Dusoza ndagira ngo nsabe abari kuri tekinike badusubirize ya QR code kuri screen, hanyuma audience namwe ngiye kubasaba ikintu gikomeye ariko nanone kitaremereye. Ndabasaba yuko uko twabikoze tubaza ibibazo, noneho twabikora tugashyiraho feedback. Niki wumva waduhamo feedback? Ese niki cyagenze neza? Ese niki twakosora? Reka mbibira akabanga. Muri Ellen Ministries n'ubwa mbere dukoze conference nk'iyi, bivuze ngo twigiyemo amasomo menshi, no muri feedback yanyu turifuza kwiga menshi. Hanyuma icya kabiri, sinzi niba mwabibonye biri kuri ka leaflet, ariko mu kwezi kwa gatanu tuzakora indi ni gute twakuza urubyaro rwubaha Imana kandi rufite ubuzima bwuzuye. Ibyo byose rero muri feedback muza kuduha turaza kugira amahirwe, cyangwa se tuzagira amahirwe yo gutegura ibyiza kurushaho. Hanyuma ikindi, ndabashimira cyane kubw'ibibazo mwabajije ibibazo byinshi, murihangana ku byo tutasubije, ariko ndasaba Papa Lambert tuzicare mbimwereke byose, noneho uko abishoboye